Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu kandi rwanyu rwa Today TV Updates. Ni amakuru agezweho muri uyu mugoroba, ariko nyamuneka niba utarakanda ijambo subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye uba uwa mbere mu kuyabona. Tudatinze rero tugufitiye amakuru menshi, aho tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, aho turi bugaruke ku nkuru ivuga ko umubyeyi wa Ndimbati yitabye Imana. Ese yazize iki? Byagenze gute? Yari muntu ki? Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Turagaruka none ku nkuru ibabaje cyane y'umusore wabajije isaha mu masaha ya saa sita z'ijoro agahita yitaba Imana ako kanya bakimara kumubwira isaha. Ni mu Rwanda, naho ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi byabaye muri iryo joro. Si iyo nkuru gusa, nanone turababwira indi nkuru ivuga ko hari umugabo wakoraga akazi k'ubukarani yapfuye mu buryo butunguranye, yapfuye mu buryo bubabaje cyane. Turifuza ko nabyo tubigarukaho nabyo bimenya gatanu ku kandi. Ntujye kure rero kugira ngo usobanukirwe byinshi ku makuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya. Duhere kuri inkuru ivuga ko umukinnyi wa filime nyarwanda Uwihoreye Jean Bosco uzwi cyane nka Ndimbati yapfushije nyina umubyara kuri wa 14 Mutarama 2026. Aya makuru yemejwe na Ndimbati, aho yagize ati ayo makuru niyo umubyeyi wanjye yitabye Imana, yari mu rugo iwanjye aho yari amaze iminsi. Uyu mukinnyi wa filime ntiyigeze ashaka kugira byinshi atangaza ku mpamvu y'urupfu rw'uyu mubyeyi we. Umubyeyi wa Ndimbati yitabye Imana ku manywa yo kuri uyu wa 14 Mutarama 2026 aguye mu rugo aho uyu mukinnyi wa filime atuye mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge ahazwi cyane nka Norvege. Muri 2023 nibwo Ndimbati yerekanye mu itangazamakuru umubyeyi we. Icyo gihe akaba yari yitabiriye ibikorwa byo kwibuka se umubyara wari umaze imyaka igera kuri 11 yaritabye Imana. Naho ku yindi nkuru yihutirwa, ni inkuru ivuga ko mu karere ka Nyanza umugabo waruryamanye na mugenzi we yamubajije isaha hashize umwanya muto ahita apfa. Byabaye mu ijoro ryo ku itariki 12 Mutarama 2026 ahagana isaha ya saa 7:15 z'igicuku mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo, ni mu kagari ka Karenzo mu murenge wa Kamabuye. Nyakwigendera yitwa Harindintwari Emile w'imyaka 48 y'amavuko. Yari yagiye i Kigali ku wa 5 tariki 9 Mutarama agiye gusura abavandimwe be n'umugore we. Agarutse ejo mu masaha ya 4:30 za mu gitondo yirirwa atembera mu mudugudu ari muzima nta kibazo afite. Mu masaha ya saa 6 z'ijoro zishyira saa 7 yabajije igihe uwo bari bararanye, undi amaze kukimubwira ngo ahita afatwa n'ikintu kiramuniga mu muhogo, anirwa guhumeka, anirwa kuvuga no guhumeka, abiraha ibyuya byinshi ngo aramuhungiza. Hashize iminota mikeya nk'icumi ahita apfa. Uriya wari uryamanye na nyakwigendera yagiye guhuruza murumuna we wo kwa se wabo, ahageze asanga byarangiye yapfuye. Bagiye guhuruza abaturanyi n'umukuru w'umudugudu, nabo bahageze basanga yitabye Imana. Umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze batangaje ko nyakwigendera atumvikanaga n'umugore we wa mbere utuye i Kigali, kuko bari bamaze imyaka igera kuri 11 batabana. Gusa yari yarabyaranye n'undi mugore i Nyanza ku buryo no ku wa 11 Mutarama 2026 nabwo yari yagiye kumusura aho ngaho i Nyanza. Uyu muyobozi akavuga ko ibyabaye kuri uriya mugabo bitaramenyekana, batazi icyo yazize. Inzego z'umutekano n'iz'ibanze zageze ahabereye ibyago, umurambo bawujyana ku bitaro bya Nyanza, bahita nabo bafata icyemezo cyo kuwujyana i Kigali kuwupimisha. Bikaba bitegerejwe ko uzashyingurwa nyuma y'uko hamaze kwemezwa isuzuma cyangwa se isuzuma ryarangiye.
twikomereze kuri nkuru ivuga ko umugabo witwa Karemera Edouard wakoraga akazi ko guterura imitwaro cyangwa se umukarani mu karere ka Muhanga yapfuye mu buryo butunguranye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yatangaje ko bamenye ko uyu mukarani yapfiriye mu kazi saa 2 z'ijoro byo ku itariki 13 Mutarama 2026. Yavuze ko polisi n'izindi nzego bihutiye kujya aho yaguye bajyana umurambo mu bitaro bya Kabgayi gukorerwa isuzuma. Agize ati basanze arimo kuva amaraso menshi mu mazuru, gusa dutegereje ibizava mu iperereza. Amakuru yaje kuba yamenyekana nuko Karemera yari asanzwe afite uburwayi bukomeye akaba atarabashije kwivuza neza. Ayo makuru avuga ko yakoraga imirimo isaba imbaraga nyinshi kuko yateruraga imizigo ifite ibiro byinshi ku munsi agahera mu gitondo kugeza nijoro. Gusa abatanze amakuru bavuga ko mbere yo kwitaba Imana Karemera yabanje kuva amaraso menshi mu kanwa no mu mazuru kugeza ashizemo umwuka. Nyakwigendera yakoraga akazi ko gutwara imizigo mu mujyi wa Muhanga, ariko akaba yakomokaga mu karere ka Kamonyi, ari naho umugore n'abana be bari batuye. Naho ku yandi makuru twaguteguriye muri kano kanya, nimureke twikomereze no ku yindi nkuru yababaje abantu benshi mu Rwanda yasakaye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yaba Twitter, Instagram ndetse n'ahandi. Aho rero umwana w'umukobwa w'imyaka 14 y'amavuko yabyaye umwana w'umuhungu, nyuma uwo mwana agasangwa ku buriri yapfuye, hagakekwa ko yaba yishwe n'umuvugabutumwa witwa Uwamahoro Florier wamureraga, akaba ari nawe wamuteye iyo nda. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rushubi, ni mu kagari ka Kagomasi, no murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba kuri wa gatandatu tariki 10 Mutarama 2026. Uyu mwana w'umukobwa asobanura uko byagenze kugira ngo amenye ko atwite ku myaka 14 y'amavuko. Yagize ati ikintu cyatumye menya ko ntwite kuko sinigeze shishoza ngo menye ngo umugore utwite abameze gute, nibyo byatumye ntasobanukirwa, ariko nagiye kwa muganga nisanga mfite uruhinja iruhande rwanjye. Nari nagiye kwivuza mvuga ko ndibwa mu nda bisanzwe, maze kugerayo mbona ibimenyetso byo kubyara biraje. Yakomeje avuga ko akimara kubyara yababajijwe uwamuteye inda, ariko ntahita bivuga kuko yari ataratangira kwiyakira. Gusa nyuma yaje gutungurwa no gukora kuri uwo mwana agasanga yapfuye kandi nakonje cyane. Kuwa gatandatu tariki 10 Mutarama 2026, nyuma y'iminsi 6 gusa abyaye umwana, yasanzwe ku buriri yapfuye. Iruhande rwe hari uwo mugabo witwa Uwamahoro Florier wayimuteye, bigakekwa ko ari we wagize uruhare mu rupfu rw'uwo mwana. Umubyeyi w'uyu mwana w'umukobwa avuga ko yababajwe no kuba yarizeye Uwamahoro Florier akamuha umwana ngo amumurerere nk'umuntu w'umunyamasengesho, ho kumuha uburere akaba ari we umwicira ubuzima akamutera inda. Yakomeje avuga ko impamvu yatumye ajya kureresha uwo mwana kuri uwo muvugabutumwa cyangwa se kuri uyu mupasiteri ari uko ubuzima butari bumworoheye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, bityo ahitamo kumuha Uwamahoro Florier ngo amumurerere nk'umuntu w'umunyamasengesho bizeraga. Yagize ati nagize ikibazo cy'ubuzima mu gihe cya COVID-19, ariko kuko twasenganaga n'uyu Uwamahoro Florier ari umunyamasengesho twizeraga, ubwo nagiraga icyo kibazo cy'ubuzima, yasabye ko yamfasha, nibwo namuhaye uwo mwana ngo amunderere, nanjye nkamukurikirana aho ariho hose, nkagerageza kumusura aho rero arerwa, nkajya kumusura rimwe na rimwe. Noneho nza gutungurwa nuko ejo bundi bambwira ngo umwana arabyaye. Abaturage bo muri kano gace bavuga ko Uwamahoro Florier azwi nka pasiteri akwiye gukurikiranwa kuri icyo cyaha yakoze, ndetse yakoreye uyu mwana kandi ari we wakamubereye umubyeyi. Ubuyobozi ntacyo bwigeze buvuga kuri iki kibazo, gusa kugeza ubu amakuru avuga ko Uwamahoro Florier ukekwaho gutera inda y'umwana w'umukobwa
atarageza imyaka y'ubukure, ndetse no kwica uwo mwana afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Gashora mu karere ka Bugesera, mu gihe umurambo w'uwo mwana wajyanywe ku bitaro mbere y'uko ushyingurwa. Icyo amategeko ateganya mu gihe icyaha kimuhamye ambanya umwana, itegeko risobanura ko umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira abakoze ibyaha. Ibyo bikorwa bivugwa mu ngingo y'113 mutubabare ni 133 itegeko nimero 059/2 ya 2023 ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nimero 38/2 rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange: gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose mu mubiri w'umuntu, mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana, gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe ishimisha mubiri. Iyo ubihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze 25. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 bigatera umwana indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu.